Ibintu byinshi bibaho ku isi, benshi bavuga ko Imana iba yabiteguye ko biba gutyo. Umuntu yapfa bati nicyo gihe cye. Ariko hari n'abemera ko burya byose bitaba biri mu mugambi w'Imana. Ese wowe ubitekereza ute cyangwa ubifata ute? Reka tubisesengure muri iki kiganiro. Icyo tugusaba ni ukudukurikira ku rubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri, ukora subscribe ndetse unakora share kugira ngo iki kiganiro kijye kigera no ku bandi. Twese turi ku isi. Iyi si irimo byinshi bitandukanye, haba ibibi ndetse n'ibyiza. Hari ibyago, hari n'amakuba, hari n'ibigeragezo ndetse n'ibibazo bigenda bivuka tugahura nabyo. Umuntu aragenda agakora impanuka agapfa. Hari n'abiyahura kubera n'impamvu nyinshi ziba zitandukanye. Hari n'abandi bica abandi. Ukibaza uti ese ko kwiyahura ari icyaha? Imana ikaba ivuga ko umuntu wiyahuye aba yiyambuye ubugingo adashobora kubona ijuru. Ese Imana ni uko iba yarabiteguye ko umuntu aziyahura akazabaho ababazwa iteka ryose, ntazabone ijuru nk'abandi? Ese umuntu wica undi, ko tuzi ko kwica ari icyaha, uwo wishe undi ko Imana izamuhana? Ese biba byanditswe ko uwo kanaka azica runaka nawe akazababazwa iteka ryose? Ese mu buryo tubaho no mu buryo dukora icyaha, nuko urupfu ruza, byose biba biri mu mugambi w'Imana? Ese iyo umuntu yishe undi cyangwa yakoze icyaha gikomeye, ibyo nabyo Imana iba yarabipanze? Ese kuki Imana ireka ibintu bibi bibabaza bikagumya kubaho kandi ngo ariyo yaremye byose? Ese byose biba biri mu mugambi w'Imana? Uyu munsi tugiye kuganira kuri iki kibazo cyimbitse kandi kibazwa n'abantu benshi kugira ngo basobanukirwe byinshi. Aha ntitugiye kuvuga nka filozofiya, ahubwo tugiye kureba mu ijambo ry'Imana, turebe ukuri kwihishe inyuma y'ubu buzima tubamo buri munsi. Dutangiriye ku gice cya mbere. Imana ibona byose ariko ntabwo itegeka byose. Imana ifite ubushobozi bwo kumenya byose mbere y'uko biba, kandi Imana ikora byose mu mugambi wayo. Ibyo tubisanga mu Baefeso umurongo wa mbere ibice 11. Bibiliya ivuga ko Imana itemera icyaha kandi ko itemera umuntu akora icyaha. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Imana ishobora kumenya ko uzakora icyaha ariko ntaba ariyo yateguye icyaha. Imana ikureka kugira ngo ukoreshe ububasha bwawe nk'uko yaguhaye uburenganzira bwo guhitamo hagati y'icyiza ndetse n'ikibi. Mu gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe ubushake bw'umuntu n'ubwenge bw'Imana. Iyo umuntu ishe mugenzi we, si Imana iba ibimutumye, ariko irabireka bikabaho kugira ngo igaragaze ukuri cyangwa ihindure ibintu. Reka dufate urugero rwa Bibiliya. Abavandimwe ba Yozefu bamugurishije ku muja. Icyo gihe cyari kibi gikomeye, ariko Imana abihinduyemo inzira yo gukiza abantu benshi. Yozefu yaravuze ati, mwantekerejeho ikibi, ariko Imana yabihinduyemo ibyiza. Ibyo tubisanga mu Ntangiriro umurongo wa 50 ibice 20. Ibi bitwereka ko Imana ishobora gufata ikibi cyakozwe n'umuntu ikagihinduramo isomo ry'ubuzima. Ariko ntabwo ariyo yabiteguye nk'icyaha, ariko yarabyemeye kugira ngo isomo risohozwe. Igice cya gatatu kigaragaza ukuntu Imana ireka ibibi bikabaho kugira ngo igaragaze ukuri. Rimwe na rimwe abantu barababazwa, bakarira, bakumva Imana itabitayeho. Ariko ibyo Imana irabireka bikaba, ikabikoresha kugira ngo umuntu amenye ukuri cyangwa agaruke ku Mana. Urugero rwa Yobu, yabuze byose, ariko Imana yari izi neza ibyo imugeragerezaho. Ntibyari umugambi wo kumurimbura, ahubwo yari umugambi wo kumuhishurira imbaraga z'Imana mu mibabaro. Bibiliya ivuga iti, ibyo byose Yobu yabiciyemo ntiyigeze asebya Imana.
Ibi bitwigisha ko hari igihe Imana ituza igaceceka, ariko ibyo ntibivuze ko Imana itariho. Ibireka ibintu bikaba kugira ngo umuryango wacu, ubuzima bwacu cyangwa igihugu cyacu byige isomo by'ubwenge bw'Imana. Mu gice cya kane tugiye kurebera hamwe uko Imana idapanga icyaha ariko ikoresha inzira zikomeye kugira ngo twigishe. Bamwe baracyakomeje kwibaza bati, mbese nimba byose bibaho ku mugambi w'Imana, kuki abantu bicwa, abana bakicwa, n'ibibi byinshi bigakomeza bigakorwa? Igisubizo ni iki? Imana ntipanga ibyo bibi, ariko ishobora kubikoresha kugira ngo hamenyekane ukuri. Nk'uko urupfu rwa Yesu rwari ikibi gikomeye, ariko Imana yarabyemeye kugira ngo abantu bakizwe. Iyo hatabaho urupfu rwa Yesu, agakiza ntikari kubaho. Ariko nanone ntibivuze ko Imana yishimiye abamwishe, ahubwo yabihinduye inzira yo gukiza isi. Imana izi byose, ariko iguha amahitamo. None se twakwigira iki muri ibi bintu byose? Imana izi byose uzahura nabyo ejo, izi ibigeragezo byawe, izi n'amarira yawe. Ariko ikiguha ni ubushobozi bwo guhitamo inzira. Iyo uhisemo icyiza uba winjiye mu mugambi wayo. Iyo uhisemo icyaha ntabwo iba yaguteye kugikora, ahubwo uba urimo kwitandukanya n'umugambi wayo mwiza. Nibyo, Imana ibona byose, ariko urukundo rwayo rutuma ikureka kugira ngo uhitemo. Ibi byose bigaragaza ko Imana atari umucamanza wica, ahubwo ari umubyeyi w'ukuri, ukurinda, utwigisha kandi uduhagararaho. Shyira umutima wawe ku Mana, uyizere kandi uyisabe ikuyobore neza mu mugambi wayo w'ukuri. Kuko niba ibintu byakubabaza, Imana ishobora kuyihinduramo inzira yo gukira. Ariko kandi Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhitamo. Urugero, Adamu na Eva bahawe amahitamo yo kumvira cyangwa kutumvira. Bityo hari ibiba biva ku bushake bwacu, si Imana ibitera. Ibibi byose bitubaho, Imana ishobora kuba itarabipanze nk'ubugome, ariko ikabyemera kugira ngo haturuke isomo cyangwa agakiza runaka. Byose Imana irabizi, kandi nta na kimwe kiyobera. Rero iyo umuntu akoze icyaha, kiba ari uburenganzira bwe yakoresheje nabi. Kwica ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo ni igikorwa cy'umuntu gikomoka ku kureka Imana. Ariko Imana ibibona mbere y'uko biba, kandi ishobora kubihinduramo isomo cyangwa uburyo bwo kugaragaza ukuri. Bibiliya ivuga ko isi yose iri mu maboko y'umubi. Ibyo tubisanga muri Yohana wa mbere, umurongo wa 5, ibice 19. None se iyo ubitekerejeho wumva bidahuje n'ubwenge? Iyi si igaragaza kamere ya Satani, kandi akaba ari we uyobya isi yose ituwe. Ibyo tubisanga mu Byahishuwe, umurongo wa 12, ibice 19. Satani arangwa n'urwango, uburiganya n'ubugome. Ntibitangaje rero kubona isi yose ayobora nayo irangwa n'urwango rwinshi, uburiganya n'ubugome. Iyo ni imwe mu mpamvu zituma habaho imibabaro myinshi. Mu gice gikurikiye iki tuzabagezaho ingingo ivuga ngo, ese koko umuntu apfa rwageze? Benshi iyo babonye umuntu apfuye bavuga ko ariyo saha ye. Mbese ko nta kindi cyari bukorwe, uwo wari wo munsi we. Mbese ko ikimwishe ari cyo yandikiwe, ko atagombaga kurenza uwo munsi. Uribaza uti se ibi nabyo byaba ari ukuri? Mu kiganiro gikurikira iki tuzabagezaho iyi ngingo. Mu kindi kiganiro cya 3 tuzabagezaho ingingo igira iti, ni kuki Imana ireka Satani akagumya kutugerageza? Kandi Imana ifite ubushobozi bwo kuba yarimbura Satani akavaho. Kandi Satani nicyo kibi gituma dukora ibibi, kandi akaduteza ibibazo. None ni kuki Imana niba ifite ububasha n'ubushobozi imureka akagumya kutugerageza, ntimurimbure ngo umukureho? Turagushimiye kuba wabanye natwe.
komeza udukurikire ku rubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Wiyandikishe ukora subscribe ndetse usharinga kugira ngo n'abandi bajye babasha kubona ibiganiro byacu.